mu buzima nabayeho mbese ndi umwana w'imfubyi mbora nigunze ndagira hepfo na ruguru nabayeho ntabwo nzi data na mama ubundi bwo njewe aho namenyeye ubwenge aho nahagurukiye nagiye kumva numva umukecuru ari kumbwira ati ngwino tugende tujye kubwira abantu ko nyoko yapfuye. Mukuru wanje nawe aza kugira ibyago abarapfuye sigarana na musaza wanje ngo igeze ahira tugabana. Ubwo njewe njya kuba kwa data wacu ubuzima bwo gutotezwa bakajya badutoteza nje nari mfite mu myaka igera mu 8 bakangorera igitoki ndashoboye kwikorera kingorera ndagishoboye ngagenda ndikurira ariko ngacikorera. Musaza wanje nawe aho yabaga baramutotezaga bakajya bavuga ngo ubwenge afite nubwo kumujyana kunya kandi aho ari umuhungu uri mu myaka 16. Mukuru wanje nawe aza kugira ibyago abarapfuye sigarana na musaza wanje. Pascal ngubwire nduri inzobe nawe yari inzobe na n'ubu n'inzobe biwarebe noneho abantu bakavuga ati si wa mukobwa uzajuranaga kuri la pandaro yo uriya muhungu kwambara neza yambara neza koko ariko si ko ndahepfo na ruguru nawe ukabura imfubyi bizagenda bi abaruse bese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Haleluya amahoro y'Imana nshuti bakundwa mu mwami mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe mukaba mutajya munyeganyiza ko bwije nuko bukeye muza kuri Negev TV ndetse n'Iramiro TV kugira ngo mubashe kuhahembukira no kuhumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana mu mitima, Imana ikomeje kutugirira icyizere ikaduhagarika mu murimo wayo kugira ngo tubashe gukora ibishimwa nayo. Nanone kandi Imana iraduhagurukije kugira ngo twongere dusange abakozi b'Imana yahamagaye ikabahamagarira imirimo igiye itandukanye mu ngingo za Kristo, rumwe rukagenda rugirira umumaro urundi nk'uko Pawulo yabibwiye Abaroma. Uyu mwanya rero imbere ya kamera zacu murahabona umukozi w'Imana cyangwa se umujakazi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana warenze kuba umukozi ahubwo ahinduka umwana mu rugo kwa data. Munyemerere twihute tune kubatera amatsiko ahubwo muri ADPR ubwo ninjiye muri ADPR 2007 kugeza na n'ubu ngubu nimo ndi Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane. Watangiye kwiyumvamo umuhamagaro wo gukorera Imana ryari? Umuhamagaro wo gukorera Imana natangiye mwumva ngiri ma presbyterienne ubwo nabaga ahantu bitewe nuko narindi umwana w'imfubyi ubundi bwo mu mibereho yanje ntabwo nge nzi data na mama. Ubwo rero byabaye ngombwa ko njya kuba ahantu aho hantu mbageze hari ku mupasiteri ubwo nyine bandoza ibintu byo gusenga niyumvamo ibintu byo gusenga ku buryo nabaga mu rugo ngora akazi ko mu rugo ngateka sinje ku biryo ngafata amasengesho y'iminsi 2 y'iminsi 3 ndi umwana muto wo mu myaka 17 mbese ubwo nahagurukiye aho ngaho ku buryo naryamaga Imana ikanyereka ng'ibintu biri wacu mu rugo. Icyo gihe nabaga ikayove ariko ngarota ng'ibintu biri inahi wacu muri Nyamyumba nahagera ngasanga uko biri niko byagenze mbese mbona ko icyo gihe Imana yatangiye kungoresha nanjye mu byo ndazi bihagurukira aho ngaho kugeza na bugingo n'ubu. Imana ishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndumva bitangiye kuryoha. Reka mbanze senga Imana ubundi nkwakire kugira ngo abakunzi bacu
baze gushira amatsiko. Uri Imana data wa twese mwiza, waduhamagariye kugukorera. Uyu mwanya twageze kuri tere, waravuze ngo nidutere intambwe imwe nawe uzatera 99 usanganira. Icyo twari dushoboye ni ugutera intambwe tukagera. Natwe turabi hano kuko wavuganye natwe kandi tugufitiye icyizere. Yagora ku ngoma Imana isumba byose, wagambiriye kera kugeza ku badukurikiye ubutumwa bwiza udukoresheje. Muririmbyi araririmba aravuga ngo mbi ikibindi cyawe Yesu, nurangiza unyeze untunganye. Mwami wanjye, umuja wawe ahagaze imbere ya kamera. Nyagora ku ngoma agiye kubwiriza isi, agiye kubwiriza abize n'abatarize, agiye kubwiriza abato n'abakuru, agiye kubwiriza abarebare n'abagufi. Ntabwo yabasha kumenya icyo bakumva bakanezerwa, ariko kuko uri Imana imenya ibibera mu mitima, turasenze kugira ngo umwuka w'Imana abe muri we. Haleluya. Imana ishimwe, turakuraritse rero nuhabwe icyubahiro kuri hano kandi ukoranye nawe by'ubutwari mu izina rya Yesu. Amina. Imana ishimwe. Karibu. Haleluya. Amen. Mbere na mbere manje gushimira Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Nagiye mu masengesho muri groupe mbamo, Imana irambwira ngo uzahagarara imbere ya kamera umvugire. Amen. Nibajije aho bizaca ndahabura, nshaka inzira ndazibura, ariko burya umugambi w'Imana ni mwiza ku mwana w'umuntu. None Imana irabisohoje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ubwo rero mu buzima nabayeho mbese ndi umwana w'imfubyi, mbora nigunze ndagira hepfo na ruguru. Ariko Imana ikambwira ngo nzakubera so na nyoko. Imana ikambwira ngo nzakubera umuryango. Ibyo byose Imana igenda ibikora, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubwo rero ngiye kubabwira ku buhamyaho gatoya. Nabayeho ntabwo nzi data na mama, ubundi bwo njyewe aho namenyeye ubwenge, aho nahagurukiye nagiye kumva numva umukecuru ari kumbwira ati ngwino tugende tujye kubwira abantu ko nyoko yapfuye. Ubwo rero nje nagira ngo gupfa ni ibintu byiza, sinari nzi uko bimeze. Tukagenda nje ndi guseka, njana n'umukecuru twari duturanye, ngavuga ngo yewe ngo bari kuvuga ngo mama yapfuye, ariko data we yari yarapfuye kera. Ubwo noneho burya mama baramushyinguye, bamaze kumushyingura, nsigarana na musaza wanje na mukuru wa. Imiryango igeze ahira tugabana. Ubwo njyewe njya kuba kwa data wacu, musaza wanje nawe ajya kuba kwa musaza wanje kwa data wacu, na mukuru wanje nawe ajya kuba kwa data wacu wundi. Ubwo noneho tuba mu buzima bwo gutotezwa, bakajya badutoteza. Nje nari mfite mu myaka igera mu 8, bakangorera igitoki ndashoboye kwikorera, kandi bakakingorera ndagishoboye, ngagenda ndikurira ariko ngacikorera. Musaza wanje nawe aho yabaga baramutotezaga, bakajya bavuga ngo ubwenge afite nubwo kumujyana kunya, kandi aho ari umuhungu uri mu myaka 16. Ubwo twagize agahinda, turaremererwa. Mukuru wanje nawe aho yabaga bakamutoteza. Ubwo bigezaho musaza wanje andumaho aho nari, aravuga ati rero ngwino tujye kuba mu nzu y'iwacu kubera ko turi kubaho nabi. Ubwo noneho twaragiye tuba mu nzu y'iwacu, tuyibamo n'abaturanyi baduhereza abana bo kutubanisha. Inzu twayibayemo, bigezaho mukuru wanje nawe aza kugira ibyago, abarapfuye, sigarana na musaza wanje. Musaza wanje rero yageze hazana umugore. Amaze kuzana umugore, ubwo turabana. Noneho nanjye ndangiye kubaga 10 nyine, ubwo mbona umusheri, mbona umuhungu nyine aza kundereta. Maze kuza kundereta, ngavuga ati singanje w'imfubyi, utagire pfo na ruguru bizagenda bite. Ariko noneho ngira aho hantu nabaga, uwo mubyeyi yaravugaga ati abana b'imfubyi ndabwenge baba bafite, nta nubwo babona abagabo. Ndavuga ati si Imana ishobora byose, uyu mubyeyi ko ari kuvuga gutya, nganje bizagenda bite. Burya nubwo nicaye gutya ndamugabo nzabona. Ngira kwiheba, ngira kwiganyira. Ariko noneho mu bwo buzima nari ndimo na musaza wanje, ngavuga ati Mana numfasha nanjye ngazuba ku rugo nzagushima.
ubwo Imana igeze aho igira icyo ikora, musaza wanje azana umugore arubaka abyara rimwe. Amaze kubyara nanjye mbona mwira wanje nyine araza arandereta aratura, ubwo tugeze aho twemezanya kubana. Ariko noneho tutarabana ndavuga nti se uyu muntu kwaje kundereta ndakibanza, ise yari yaramwimye kibanza, ubu bizagenda gute tuzaba? Yari umusore mwiza pe Pascal, ngubwire nduri inzobe nawe yari inzobe na n'ubu n'inzobe biwareba. Noneho abantu bakavuga ati si wa mukobwa uzajya urantagana kuri la pandaro yo uriya muhungu, kwambara neza yambara neza koko, ariko si ko ndahepfo na ruguru nawe ukabura imfubyi bizagenda bite? Ngo ndavuga ndi nzabaho ku bushake bw'Imana. Umuhungu koko naramukunze, igihe kigeze isamuha ikibanza arubaka. Amaze kubaka inzira hirima, noneho hakajya haza abandi basore bakaza kundereta. Musaza wanjye akavuga ati si none wasanze bariya bafite inzu, uri kwiruka kutagira shinge na rugero, uri kubona bizagenda bite? Ubwo noneho ndiheba nanjye ndavuga ndi nyamari burya manza nahisemo nawe. Ariko noneho ngasenga Imana ikavuga ati mwana wanjye nzakugirira neza. Haleluya. Ubwo noneho ubwo yageze harubaka, ariko noneho inzu yakubaka inzu igahirima. Noneho ngagenda ngubona abandi kugenda ahantu urabona nk'umuntu ufite inzu y'ibyumba 2, ngavuga ndi Imana umbaye n'iyi ngiyi nazagushima, umbaye n'icyumba kimwe, kuva naramwemeye ndashinge na rugero ukagira icyo ukora nagushima. Ariko Imana ikambwira ngo mwana wanje nzakugirira neza. Ubwo rero ndi byatinze Imana yagize neza. Burya Imana yisezeranye irasohoza. Yari Imana yavuze, atari umuntu wavuze ngo akubeshe, ari Imana yavuze, icyo yavuze iragisohoza. Haleluya. Imana yangiriye neza. Ubwo umutwara arubaka, inzira aboneka. Inzi maze kuboneka turasangana. Burya ngiye bite nuko nari imfubyi ndagire ko na ruguru. Nari nzi ko ndamabukwe nari nsanze, ndatabukwe nari nsanze. Nakoze ibyo ngomba gukora, nditegura, ndahinga, ndatera ibyo nzarya ngeze mu rugo rwanje. Ibingibi kugira ngo mbivuge nukugira ngo n'umuntu uri kubona atagira shinge na rugero yige gukora kugira ngo azibesheho mu gihe kiri imbere. Ubwo imfubyi nayo yumve ko igomba gukora ikagira ijambo, ndibe insuzugurwa. Ubwo nyine nashatse umugabo njewe mfite ikivi cy'ibijumba, nejeje amateke n'imyumbati, mfite ibishimbo, mfite ibiryo utareba. Ngeze mu rugo rwanje, urugo turubamo ndakibazo. Ubwo Imana igomeza kuvuga ati mwana wanje nzakugirira neza. Nk'ubwo bupfubyi rero yabanye nanjye ndiyandereranye. Ubwo uwo mugabo ubwo bavugaga ati si buriya ugiye kumusanga atagira epfo na ruguru azakumarira iki? Imana yamukuyemo umuntu w'umugabo utarakagabo. Impamvu mbivugiye imbere y'iyi kamera nukugira ngo ndimukajya mwisuzugura ngo mwiyaka agaciro, burya muraba agaciro imbere y'Imana. Nubwo wabona kuri insuzugurwa imbere y'Imana uri w'igiciro. Ubwo urugo twararwubatse, tubyara abana, tugera ku bana 6. Imana iduha ibiryo, Imana iduha amafaranga. Ariko rero ibiryo bitaraboneka nararyamye, ngiye kubona mbona mu nzu yanjye mfite ibishimbo biruzuye, mfite ingwi nyinshi, mfite ibyo kurya utareba, mfite n'amafaranga. Mbwira umugabo ati yewe ko ndose mfite ibiryo, iyi nzu yuzuye ibishimbo, irimo ingwi zumye neza n'amafaranga yahari, byagenze bite? Umugabo aravuga ati yewe umutinda rotarya, tuvuga nuko dufite ubukene niyo mpamvu warose ibyo. Ariko noneho byatinze Imana yihesheje icyubahiro. Ubwo agira aba umuntu w'inyangamugayo, abantu bamugirira icyizere. Haleluya. Amina. Kuba inyangamugayo ni byiza. Umuntu yaturutse i Kigali araza, ariko baziriza ati mundangira umuntu w'inyangamugayo, umuntu nahereza amafaranga akayagenzura, akayakoresha neza, ndayahunze. Ubwo nibwo Nzungizi yaragiye kubakisha uruganda rw'ikawiri yafu. Ubwo abantu bose barangiye uwo muntu uti shaka umugabo witwa Pascal. Ubwo twagiye kubara tubona umuntu araje ati
bandangiye kwa Pascal barambwiye ngo ni hano uri kunshakira iki bambwiye ko ugushyize muri business wagira akamaro hari icyo wamara ubwo barabidiringa ibintu babijamo neza ibintu bicamo ahitamo kubita miliyoni mu ndoto itagira resi ibyo mbabwira ni ukuri umugabo akajya agura ibiti agapakira fuso akabijyanira apfa kuri Bwakofu akagura ibiti akabijyanayo bakajya bagenda bakuramo ubwo barangizanya ndi kubona nzigaranye inyungu yanje iri hafi mu 700 ubwo Imana hari icyo itakoze Imana ntacyo itakoze ubwo tubaho muri ubwo buzima tubaho ubwo bigeze aho dusa n'abasubira inyuma gato ariko noneho mu buzima bibaho hari igihe uba ufite amafaranga uyu munsi ejo yakagenda ngo iyo bije ndibisuhuza kandi iyo bigiye kugenda ngo ndibisezera haleluya yageze aho nyine amafaranga agenda buhoro mbona nsanye nusigariraho ariko noneho ngagenda ngajya gusenga Imana bavuga ndi Imana wibuke ko nakoraga ku murimo wawe wibuke ko ku rusengero hazaga abashyitsi ngashyira ngaza n'ingwi tugatekera abashyitsi ngatangiza impano nguko bari dusabaga ubwo noneho haza umuvugabutumwa ku rusengero aravuga ati wa mudamu Imana irakwibutse kandi ngo iyo mirimo niyo izagenda iduherekeje ku munsi w'urubanza haleluya uwo murimo ari umurimo ngunze cyane nubwo n'ibindi mbikora ariko noneho kuririmba nibyo biri imbere amena nanjye naravuze ati Imana kubwo ngora iki gitangaza kimeze gutya nanjye nzagukorera nzajya nguririmbira nzajya nguhimbaza enge kumanza naririmba karirimba yego karibu rwose ubwo Yesu yagendaga arimo yitemberera yabonye igiti cy'umutini cyari cyiza kandi gitoshye ariko ikibabaje na mumaro cyari gifite ubwo Yesu yagendaga arimo yitemberera yabonye igiti cy'umutini cyari cyiza kandi gitoshye ariko ikibabaje na mumaro cyari gifite araranganya amaso ashakamo imbuto kuko yarashonje arazibura arababara arakivuma kuko yabonye ko nacyo kikimaze yeye araranganya amaso ashakamo imbuto kuko yarashonje arazigura arababara arakivuma kuko yabonye ko nacyo kikimaze Yesu amaze kukivuma uwo mwanya imizi nabyo ntibyongera kubona amazi abigishwa barumirwa imbuto kuko yarashonje arazibura arababara arakivuma kuko yabonye ko nacyo kikimaze yeye araranganya amaso ashakamo imbuto kuko yarashonje arazibura arababara arakivuma kuko yabonye ko nacyo kikimaze mwene data biragukwiriye ko wera imbuto zikwiriye abihanye igihe kitarashira Yesu yarakwambitse arakugaburira ariko ikibabaje nturi kumukorera Yesu yarakwambitse arakugaburira ariko ikibabaje nturi kumukorera mwene data biragukwiriye ko wera imbuto zikwiriye abihanye igihe kitarashira Yesu yarakwambitse
arakugaburira ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yesu yarakwambitse arakugaburira ariko ikibabaje nturi kumukorera. Yegeye araranganya amaso ashakamo imbuto kuko yarashonje arazibura. Kivuma kuko yabonye ko nacyo kikimaze. Iyi ndirimbo ni iya gatatu mu ndirimbo nahimbye. Ubwo nyine ndi umuhanzi ku giti cyawe. Imana rero yarakoze yangiriye neza, ariko noneho iyi ndirimbo ari kuvuga ngo Yesu yarakwambitse arakugaburira ngo ariko ikibabaje nturi kumukorera. Amena. Imana yadukuye hafi na kure, yadukuye hirya no hino. Hari abataragiraga umwambaro, Imana yaratwambitse. Hari abana ngatwe bari insuzugurwa. Tekereza umugore nganje ngana gutya, ndazi data na mama, ndagira shinge na rugero, ndagira data kuko ndagira mabukwe, ariko Imana yaranyubakiye ingirira neza, imbabana, imba umuryango, imba bene data, imba ba mama muri Kristo, imba ba data na ba data bukwe na ba data wacu. Imana yambaye basaza banje, imba bakuru banje. Imana yarakoze. Amen, amen. Nawe waba ufite ibibazo, waba uhangayitse, ujye utabaza mu ijuru. Mu ijuru hari Imana kandi hari byose. Amen. Naririmbye uvuga ngo ubwo utazi gushomoka, ubwo utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Amen. Burya hariho abantu bazi kuvuga, hariho abantu b'indyoza bazi gushomoka b'abahanga, ariko noneho nawe ndi ujye wipinga ngo wisuzugure. Wahamya gusa ko Yesu yakugiriye neza, ugahamya ko Yesu ababarira. Amen. Ubwo nabaga mu bwo bwigunge, ndi imfubyi ndagira epfo na ruguru, ngavuga ndi Imana nanje naba umugore, nanje nabyara bigashoboka, nagira abana ngitwa nyina w'abana, ariko Imana yarabikoze. Amen. Imana ipfa natwe ni ukwizera no kwihana, ibindi byose ikabyikorera. Amen. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose bizaza ari inyongera. Amen. Banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose Imana irabifite. Amen. Ubwo itimanye umwana wayo Yesu Kristo ngo aze kudupfira, ntabwo yatwima ibindi byose. Amen. Byose irabifite, icyo tubuze ni ukwizera. Ubwo nabashishikariza abantu bangurikiye kwiyicano, nabashishikariza ko mwakwizera Imana kandi mukihana, mukava mu nzira zidatunganye, mukava mu nzira imbi, mugakorera Imana. Amen. Mukazibukira ibibi, mukazibukira ubusinzi, ubusambanyi, mukazibukira kunywa ibiyobyabwenge, mugakurikira inzira y'umusaraba. Amen. Gutabarwa kwacu ndahandi guturuka ku Uwiteka Imana. Amen. Nasomye amagambo y'Imana aboneka hano muri Matayo ibice 25 ku murongo wa mbere. Reka Pascal adusomere ageze ku murongo wa 4. Some 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Amen. 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 Ijambo ry'Imana atubwiye ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10. Abakobwa 10 bari bategereje, nguko natwe dutegereje, nguko abangurikiye bari kumva aya magambo bategereje. Amen. Natwe turategereje, dutegereje umukwe. Ubwo rero ngo abakobwa 10 barategereje, ngo harimo 5 b'abanyabwenge, harimo na 5 b'abapfu. Ngo ariko noneho mu gicuku cya nijoro
umukwe atinze barahunikira. Amena. Reba kudahunikiye. Reba kuri muri batanu b'abanyabwenge cyangwa kuri mu bapfu. Ngo ariko noneho batanu b'abanyabwenge bo baricaye bategereza umukwe bashira amatabaza yabo amavuta. Amena. Ujye ushiramo amavuta nguko babona duhwanye bakabona tugendana bakagira ngo twese turi kumwe ntibamenye ko wagiye gushiramo amavuta. Ubwo rero batanu b'abanyabwenge bo bashizemo amavuta ariko batanu b'abapfu bo bicara nda amavuta. Ariko noneho ngo mu gicuku cya nijoro umukwe araza ngo burya barababwiye ngo mukanguke muboneze amatabaza yanyu dusanganira umukwe. Ubwo nyine bari basinziriye nguko bamwe basinziriye. Hari abasinziriye mu businzi, hari abasinziriye mu kuroga, ariko nyamara kagiye kubiba umukwe agiye gukomanga ahasigaye bagiye kubura amavuta. Icyo ngwifuriza nuko washaka amavuta. Ngo batanu b'abanyabwenge bo barahagurutse burya bahita bakongeza amatabaza yabo araka kubera ko bashizemo amavuta. Naho babandi b'abapfu barasiha kabiriti bacanye biranga. Babwira b'abanyabwenge nguko naza ngabwira Pascal mba ku mavuta. Niho ruzingisha. Nagiye gushaka amavuta muri he. Abanyabwenge babwira abapfu tiri mujye kuyigurira nguko Pascal yambwira ati je mu itawuni je kwigurira amavuta. Ariko noneho babapfu ngo baragiye bajya gushaka amavuta. Burya igihe bagiriyeyo bagiye gushakisha abanyabwenge bo umukwe yahisaza urugi rurafungwa. Abanyabwenge bajyana n'umukwe asigaye bajya kunezerwa. Babandi nabo bajya gushaka amavuta barayabura. Igihe baziye barakomanga ngo nyakubahwe dufungurire. Nawe arababwira ati mwumva imbere simbazi sinigeze kubamenya. Haleluya. Ngo mwumva imbere simbazi sinigeze kubamenya. Icyo nakwifuriza nuko washaka amavuta muri iyi minsi. Ndurangazwe n'ibyisi, ndurangazwe na viziyo. Shaka amavuta. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa mu ngamba zakiri bugufi. Burya hari igihe abantu bazamushaka bitagishoboka bamubure. Hari igihe abantu bazifuza gusenga bitagishoboka babura aho basengera. Ubuse abaturanyi bacu hakurya bagize ngo bari kubona uko basenga. Uwasenze ubari gutungwa nayo yasenze. Ijambo ry'Imana risomye rirambwira ngo mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Burya hari igihe kizagera abantu bagotwe babure aho bashakira amavuta, babure aho bajya gusengera. Bigishoboka shaka Uwiteka kandi umwambaze akiri bugufi. Amena. Kandi nk'umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Amena. Uharanire kugira ngo nawe wemerwe imbere y'Imana. Uharanire kugira ngo imberezo yawe ibonekemo amavuta. Nicyo ngwifuriza nanjye niyifuriza. Icyo nakwifuriza nuko wahagararira aho ugeze ahasigaye ugatumbira inzira y'umusaraba kuko ariho gutabarwa kwawe guturuka. Amena. Haleluya. Icyo nakwifuriza shaka amavuta. Imberezo yawe nyeganyeza wumve. Niwumva amavuta ari gukama wongere usubire ku karago, wongere usubire kwiriba, wongere usubire mu masengesho, wongere ujye gutitiriza, wongere ushaka amavuta bigishoboka. Hari igihe bizaba bitagishoboka. Hari igihe uzashaka n'uhereza icyacu mu mubure. Ushaka uhereza amaturu yabure. Bigishoboka kiranuka. Bigishoboka. Haleluya. Bigishoboka. Bigishoboka kwabonwa mushakana umwete. Hari igihe uzamushaka umubure. Ariko noneho gerageza. Icyo nakwifuriza nanjye niyifuriza nuko washaka amavuta muri iyi minsi, nuko wakwegerana n'Imana. Imana ikongera ikakubona muri bya bihe byo gusenga, ikongera ikakubona muri bya bihe byo kuririmba, ikongera ikakubona muri bya bihe byo kubwiriza ubutumwa bwiza, ikongera ikakubona muri bya bihe byo gusura abarwayi, ikongera ikakubona muri bya bihe byo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ikongera ikakubona.
Aleluya. Amen, amen. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, korana umwete bigishoboka. Amen, amen. Umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, wa mbere y'umucunguzi nje ngwizibya we nishimye. Singize, singize, singize Yesu wanyogeje anyigisha by'inzira ye, rwose menezerwe. Singize, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen. Ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima niringiri. Ariko mwene data, musaza wanje, mukuru wanje, waba wumvishira ijambo ry'Imana, gerageza ushaka amavuta, gerageza ushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, kandi umwambaza akiri bugufi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo nicyo nagusabiraga, nanjye nisabira, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha. Ndafashijwe. Tubwiye rwose ijambo ryiza. Uravuze ngo abakobwa 10 bamwe 5 ari abanyabwenge, abandi ari abapfu. Uyu munsi turimo turabwira abantu ngo nibashake amavuta, nibaze bumve ubutumwa bwiza, basenge, amavuta ajye mu mperezo. Ariko umuntu ukomeje kwinangira, turamubwira ko igihe kigiye kuza kandi kigasohora ubwo bazashaka amavuta tutakiyabaha. Imana ishimwe. Reka twegereze ku musozo dushimira abari badukurikiye bari hirya no hino. Imana ibaha umugisha. Sharinga abandi iki kiganiro, dufatanye guhabwa umugisha. Karibu wasenga ukaduha nimero twihuse. Nimero yanjye ya telefone 078 128 98 Reka twubahe Imana dusenge. Imana nyiribiremwa, Mana data wa twese, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye ko uri Imana itabura uko ibigenza, uri umufasha mwiza utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana dushimiye ko wabanye natwe, watugiriye neza, wabanye natwe, waturinze. Izina ryawe rishimwe. Yaba atarobaye mu ruhande rwacu, abari kwa Bisiraheli bavuga, ababisha bacu baratumize bunguri, baratumize tukiri bazima, ariko waravuze ngo nitubabeho, tubaho, na n'isa turacyariho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuba turi hose uko turi beza, hari benshi batambutse, hari n'abandi bari gutambuka, twebwe ukomeje kuturinda. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana tugushimiye kubanye natwe muri aka gahe tumaze, wabanye natwe nta gikuba cyacitse. Turagushimiye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana dusengeye imitima yumvishira ijambo, dusengeye abazabonera ijambo bose, kugira ngo rizabakugiraho ribakura kandi rizagiraho ribageza. Kandi Mana bagire umwete wo gushaka amavuta, bagire umwete wo kugushaka ukibona, ukibonwa. Kubera ko hari abantu bazagushaka ntibakubone, hari abantu bazagushaka nyamari ubaninire, kubera ko banze kugushaka bakikubona. Tera abantu bawe mu mutima wo kugushaka, tera abantu bawe guhindukira. Reka abantu bawe bumvire ijambo bahindukire. Reka iri jambo ryawe rigiye kugwa ku kara, reka iri jambo ahubwo imitima izaryumva izahindukire. Kandi Imana abazaryumva bazagira umwete wo kugushaka, bagushakana umwete, bazagira umwete wo gushyira amavuta mu mberezo zabo. Ngaho komeza ubane natwe, komeze kutugirira neza, utanga umugisha kubazumvira ijambo, utanga umugisha kubazagira icyo bakora mu izina rya Yesu. Amen.